ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda gitangaza ko kugeza ubu mu Rwanda abaturage batuye mu mujyi babarirwa ku mpuzandengo ya 18.4%. Inzego za leta zigaragaza ko iyo mibare irushaho kwiyongera bitewe n'uko umubare munini w'abatuye mu bice by'icyaro bagana imijyi bagiye gushakaho imirimo. Mu rwego rwo kugabanya ubwo bwiyongere bw'abava mu cyaro bagana imijyi, mu mwaka wa 2013 leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo guteza imbere imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali. Ni umujyi wa Musanze, Rubavu, Nyagatare, Huye, Muhanga ndetse na Rusizi. Iyi mijyi igenda ishyirwamo ibikorwa remezo bitandukanye hagamijwe kwiteza imbere kugira ngo abayituye bajyaga gushakira imirimo i Kigali bayibone hafi batagombye kwimukira mu mujyi wa Kigali. Muri buri mujyi hashyirwamo ibyanya by'inganda n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bigamije gukurura ishoramari no gutanga akazi ku mubare munini w'abaturage bajyaga i Kigali gushakirayo akazi. Ibyo bikorwa byongera urujya n'uruza muri iyo mijyi kandi bikorwa hagendewe kuri gahunda ya leta yo kubungabunga ibidukikije muri gahunda zose z'iterambere. Mu gutunganya iyo mijyi hashyirwamo ibimoteri rusange, ku muhanda hagaterwa ibiti n'ubusitani hagamijwe kurimbisha iyo mijyi, ariko by'umwihariko ibyo biti bikagira uruhare mu gutanga umwuka mwiza muri iyo mijyi. Kuri ibyo hiyongeraho ibindi bikorwa remezo birimo inyubako, byose bigakorwa hagamijwe kubungabunga ibidukikije byashoboraga kwangizwa n'ibikorwa bya muntu biterwa hanini n'ubwiyongere bw'abatuye muri iyo mijyi. Muri iki kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye turarebera hamwe ibimaze kugerwaho kuva iyo mijyi itangiye gutunganywa ngo yunganire uwa Kigali, inyungu abaturage babibonyemo ndetse n'icyo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukora kugira ngo ibikorwa remezo bishyirwa muri iyo mijyi bibungabungwe mu buryo butabangamira ibidukikije. Muri iki kiganiro kandi turareba iki kigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kiri gukora mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ibidukikije bishobora kwangizwa n'ibikorwa bya muntu n'ubwiyongere bw'abaturage muri iyo mijyi. Inama y'igihugu y'umushyikirano ya 12 niyo yanzuye ko hashyirwa imbaraga muri gahunda yo guteza imbere imijyi 6 yunganira uwa Kigali, ikongerwamo inganda n'ibindi bikorwa by'iterambere bishobora gutanga akazi ku batuye muri iyo mijyi. Ibi byose byakozwe mu rwego rwo kugabanya umubare munini w'abaturage bavuga mu bice by'icyaro bagana mu mujyi wa Kigali gushakamo akazi. Mu bikorwa byashyizwe muri iyo mijyi hibanzwe ku bireshya ishoramari kandi bishobora gutanga akazi ku baturage. Ibigomba kuba ari imijyi ubona ko ifite impinduka mbere na mbere mu igenamigambi mu buryo iteguwemo. Dushingira kuba umujyi wagomba kuba urimo nk'ibice bitatu. Iyo tutekereza hari aho abantu batuye, hari aho bakorera n'ibikorwa remezo bibafasha mu kazi kabo karimo. Hari imihanda yubatswe, imihanda yatewe inkunga na banki y'isi yagiye yubakwa muri buri mujyi kugira ngo hagurwe imihanda mbere mu mujyi hagati ndetse n'aho umujyi uzakurira kugira ngo abantu baturiye neza nk'uko nabivugaga bafite ubuhahirane. Icyo ni kimwe mu bikorwa remezo. Ikindi ni ukugenda hashyirwaho ibyanya by'inganda kugira ngo hahangwe imirimo. Ibyanya by'inganda bigategurwa hanyuma hagashishikazwa abashoramari gushoramo ibikorwa bitanga imirimo kuri benshi, bitanga akazi. Ikindi ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu hagiye hashyirwayo hongerwa cyane cyane imirongo migari ndetse n'imitoya kugira ngo amashanyarazi agere kuri benshi. Guteza imbere imijyi 6 yunganira uwa Kigali byagize uruhare mu kongera imirimo muri iyo mijyi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu ruriyongera. Uko abantu biyongera muri iyo mijyi ni nako ibinyabiziga byiyongera ndetse n'ibikorwa bya muntu bikarushaho kwiyongera. Ibi ubwabyo bishobora kugira ingaruka ku bidukikije mu gihe hatashyirwaho ingamba zihamye zo kubibungabunga muri iyo mijyi. Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kigaragaza ko nk'uko itegeko ryo kubungabunga ibidukikije ribigena, gahunda zose z'iterambere zigomba kugendana no kubungabunga ibidukikije. Guteza imbere imijyi yunganira umujyi wa Kigali nabyo bigomba gukorwa mu buryo bitabangamira ibidukikije. Iyi ni gahunda ya leta yo
kugira imijyi, kubaka imijyi iri sustainable, imijyi itangiza ibidukikije. Nk'uko wabivuze neza, abaturage batuye mu mijyi bariyongera. Icyo twakoze nka REMA ni iki? Ngira ngo ni ubuvugizi no kugaragaza ibigomba gukorwaho bigomba gukorerwa ahariho. Ntabwo ari byiza ko abantu bihutira gutuza abantu kandi ya plan itarakorwa, tukamenya ngo abantu bazatura aha, imihanda izacyaha, amazi y'imvura azanyura ahangaha, imyanda ni hano izatunganyirizwa. Iyo tumaze gukora iyo plan gutyo, noneho abaturage bakaza nyuma basanga bya bikorwa remezo byamaze kuhashyira. Ni ibikorwa ikigo REMA cyashyize mu bikorwa gifatanyije n'ikigo mpuzamahanga cyita ku bidukikije GGGI, Global Green Growth Institute mu magambo arambuye, aho iki kigo cyatanze ubufasha bw'ibanze bushingirwaho kugira ngo imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali itaba imbarutso mu kwangiza ibidukikije biturutse ku bikorwa bya muntu, cyane biganisha mu guteza imbere iyo mijyi. Ikigo nk'uko ari mpuzamahanga, ariko iyo dukorana na leta, twajya muri gahunda za leta. Twero dutangira wenda kuri imijyi y'akabigo ariyo twakomojeho, nk'uko nabivuze mu 2013, icyo twakoze no kubanza kureba ese yiteguye ite. Dukora isesengura dukoramo imirongo migari, tuyiha Minisiteri y'Ibikorwa Remezo kuko ariyo rishinzwe kubaka iyo mijyi. Mu gushyira mu bikorwa harimo imishinga ibikenewe, nk'uko nabivuze hari hakenewe ko ibishushanyo mbonera bivugururwa bigashyirwa ku cyerekezo cy'umujyi dushaka. Ibyo rero GGGI ifatanyije na Minisiteri y'Umutungo Kamere na REMA, hari imishinga twakoze tubasha kubona amafaranga yo gusubiramo ibishushanyo mbonera by'imijyi ya kabiri yunganira Kigali. Kugeza ubu iterambere muri iyo mijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali rigaragarira buri wese uyigezemo, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu narwo rwariyongereye. Imirimo iraboneka nk'uko bamwe mu batuye muri iyo mijyi n'abajya gushakirayo imirimo babivuga. Ibi ngo bigaragarira mu mpinduka zabaye muri iyo mijyi, haba mu bikorwa remezo byubatswemo ndetse n'uburyo igenda irimbishwa ikaba myiza kurusha uko yahoze. Duha icyerekezo cyiza kuko umujyi wacu uri kugenda waguka kandi ukarushaho kuba mwiza, cyane cyane nk'uko mbere mu myaka nk'itanu itambutse imbere twari mu kajagari. Inganda zikiri hano hasi, imbaho zikikorera hano muri Nyabisindu, twagendaga bana hano mu muhanda aho turi ni muri kaburimbo, bivuze ngo aha hose habaga harimo imyanda, amashashi, amacupa, byagiraga ingaruka ku bidukikije ndetse no ku buzima bwacu bwite. Aho bimaze kwimuka inganda zikagera aho zubakwa, ibimoteri bikaboneka, imihanda ikaza, indabyo zikaza, ibintu by'iterambere tukagenda tubibona, tubona umujyi wacu n'ubundi uri kugenda urushaho kuba mwiza. Musanze inyurwamo n'imodoka nyinshi, ubwo rero niyo mpamvu ibi biti biba biri hano, niba imodoka inyuze hano ifite umwuka mwinshi cyane, ibiti biterwa hano ku ruhande impande y'imihanda, niba imodoka inyuze hano ifite umwotsi mwinshi cyane, ubwo mwotsi uranyura mu biti, ibiti ubwo mu muyaga biba biri gutanga, umuyaga uyungurure uwo mwotsi, iyo myotsi y'iyo modoka, bitume n'abanyura aho ngaho uwo mwotsi utabagiraho ikibazo, bitewe n'ukuntu ibyo biti biba biteye hafi y'imihanda biba byadufashije. Nubwo abatuye muri iyo mijyi bagenda biyongera, nta mpungenge zihari z'uko byagira ingaruka ku bidukikije nk'uko bivugwa n'inzego z'ubuyobozi muri iyo mijyi. Hashyizweho uburyo bwo gukorana n'abikorera mu rwego rwo gukusanya imyanda yo mu ngo z'abaturage ngo itanyanyagizwa ahabonetse hose, kandi n'abaturage bakaba bakangurirwa buri gihe gufata neza imyanda yo mu ngo zabo, na cyane ko hari abatangiye kwibyaza umusaruro bayikoramo ibindi bikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Turi mu ba mbere mu turere twa mbere abaturage bimukiramo kurusha utundi. Ibyo biterwa n'ubundi na bya bindi twavuze, ya mahirwe atandukanye hagaragara, ariko ayo mahirwe icyiza cyayo yose arakorwa, araza, n'ubundi tuzi ko tugomba guharanira iterambere rirambye, tugomba gushingira ku iterambere rirambye, aho niba ari ibikorwa remezo bigomba kwita
ku bidukikije, ariko noneho n'ibihari tukabibungabunga, aho bitari tukanabyongeraho. Ubwo muraza kubona hirya no hino hari guterwa ibiti, hari gahunda y'uko buri muturage atera ibiti, kubungabunga inkengero z'amazi n'imigezi, ndetse no kureba ahagenewe amashyamba honyine hakabungwabungwa. Uko umujyi wa Rubavu ugenda uturwa, ni nako imyanda iva mu bikorerwa hano muri uyu mujyi nayo yiyongera. Ibyo rero byatumye dutekereza cyane, dufatanyije na WASAC. Ubu hari ikimoteri dusanzwe dufite gikora, kirimo abantu batandukanye, ariko hari gukorwa n'inyigo igomba gutuma noneho icyo kimoteri nanone kiba uruganda. Gushyiraho izo ngamba zigamije kubungabunga ibidukikije byanabaye uburyo bwo guhanga imirimo, by'umwihariko ku babyaza imyanda yo mu ngo ibindi bikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ni umusaruro w'imwe mu ntego nyamukuru zo gushyiraho iyo mijyi yunganirwa Kigali, kuko babona akazi hafi yabo bakiteza imbere batagombye kujya gushakira i Kigali. Ikigo REMA gishimangira ko iterambere ry'abo baturage nibarijyanisha no kubungabunga ibidukikije, nta kabuza bazaba batanze umusanzu ukomeye kuri gahunda ya leta yo kubaka iterambere rirambye. Iki ni cyo abatuye muri iyo mijyi basabwa. Nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo REMA bivuga, ni ugufata neza ibikorwa remezo bubakiwe kandi bakabikoresha babungabunga ibidukikije, kuko iyo ibidukikije byangiritse n'iterambere rirambye ridashoboka. Abayobozi b'ibanze, abikorera n'abaturage tubasaba ubufatanye mu by'ukuri, kuko ntabwo urwego rumwe rwakora ngo urundi rwo gukora rugo rurebere ngo tuzagere aho twifuza kugana. Abayobozi b'ibanze bo cyane cyane baba bari aho ibyo bikorwa bikorerwa, bo tubasaba no kuturebera, kutubera ijisho, kandi kuko ari bo babireba ibikorwa bikorerwa hafi yabo. Abaturage nabo tubasaba ko bubahiriza cya gishushanyo mbonera, ubundi uko byakagombye nta n'umwe wakubatse adafite ibyangombwa byo kubaka. Wubahirize, ukurikize bya byangombwa wahawe byo kubaka. Niba wemerewe kubaka inzu igeretse, ntutangire kubihindura kandi wemerewe kubaka uko bakubwiye. Tunibutse yuko no kubaka amazu ayasanzwe arambuye ku butaka atariho twakagombye kugana, kuko turabizi ko tudafite ubutaka bunini mu Rwanda. Abashoramari nabo turabasaba ngo bashore imari yabo mu buryo butangiza ibidukikije, mu buryo butanyuranyije n'amategeko. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka kigaragaza ko umubare w'abaturage b'u Rwanda wiyongera ku kigero cya 2.4%? Ibi bituma u Rwanda ruza mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika bifite umuvuduko uri hejuru mu kwiyongera kw'abaturage. Bikomeje gutya, u Rwanda rwazaba rutuwe n'abaturage miliyoni 22 mu mwaka wa 2050, ruvuye kuri miliyoni zikabakaba 13 rufite kuri ubu. Nk'uko bigaragazwa n'imibare itangazwa na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, muri izo miliyoni 22 z'abazaba batuye u Rwanda, miliyoni 5 nizo biteganyijwe ko zizaba zituye mu mujyi wa Kigali. Gahunda yo guteza imbere imijyi yunganira umujyi wa Kigali yitezweho kuzafasha mu kugabanya umubare w'abaturage bazaba batuye mu mujyi wa Kigali ku buryo batarenga miliyoni 4. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakwibutsa ko gahunda yo guteza imbere imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali yashyizweho mu rwego rwo kuzamura ubukungu n'iterambere ry'iyo mijyi binyuze mu buryo bwo guhanga imirimo yagira uruhare mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, ndetse no kugabanya ubwiyongere bukabije bw'abantu bavaga mu bice by'icyaro bajya gushaka imirimo mu mujyi wa Kigali. Ibi byose bikorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kubaka iterambere rirambye kandi ribanira neza ibidukikije. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Naha tugisoreje. Mugire amahoro. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.